Ikaze nanone kuri KO TV, uyu munsi tugiye gusangira amateka ya kimwe mu bihangange bizwi muri muzika ku isi hose, Ama Tupac Shakur. Ubundi ubushakashatsi ku isi bugaragaza yuko igihe umuntu atishimye cyangwa ababaye akururwa akenshi no kumva injyana za hip hop ugereranyije n'izindi njyana z'umuziki. Ubushakashatsi bugaragaza ko akenshi abantu bumva injyana za hip hop baba bashaka kwirengagiza akababaro cyangwa umujinya wabo, bakayifata nk'ubuhungiro bw'akababaro bafite, ugereranyije n'akanyamuneza abumva izindi njyana nka za rock, R&B n'izindi. Indi mpamvu ubushakashatsi bugaragaza akaba ari uko abantu bakunda kumva injyana ya hip hop bitewe na mood akenshi baba barimo, ari ukugira ngo bagerageze bashake uwo bakifatanya nawe muri iyo mood barimo y'akababaro cyangwa se y'umujinya, akaba ari naho hava izina yuko ari injyana y'imijinya. Akenshi iyo tubabaye twumva twakagize umuntu tuba hafi akadukomeza, akatwereka yuko atwitayeho, atwumva. Ariko iyo atabonetse, iyo nawe uhari, hip hop ikwereka yuko yakubera umugenzi mwiza. Ubwo ni ubushakashatsi. Ariko nanone ubushakashatsi bugaragaza yuko atari buri wese ubabaye uhitamo kumva injyana ya hip hop, gusa ikerekana yuko abarenga 74% aribo bahitamo kumva iyo njyana mu gihe bahuye n'akababaro cyangwa batishimye. Indi mpamvu abantu bakunda injyana ya hip hop ni uko abenshi ubushakashatsi bwagaragaje yuko akenshi iyo bayumva bibibutsa amateka y'ibihe byahise. Ushobora we kuba utabyitaho, ariko nuyumva neza uzemeranya nanjye udashidikanya yuko hari byinshi nawe kwibutsa byahise bitagendaga neza cyangwa se bitari bimeze neza. Wakwibaza ngo Ama Tupac Shakur twari tugiye kumva, tukaba twahereye mu kumva injyana ya hip hop ndetse n'izindi, amarangamutima cyangwa n'ibindi. Gusa nkwibutse yuko injyana ya hip hop itagisigana n'izina Tupac Shakur. Ama Tupac Shakur ushobora nawe kwita wibaza ngo ese aya mazina niyo yavutse akahita ahabwa n'ababyeyi? Oya, kuko umunsi abona izuba ku ya 16 Kamena 1970 mu burasirazuba bwa Ahlen Imantan, hazwiho kuba umubare munini w'Abanyamerika b'abirabura, ahateganye na leta ya New York. Akivuka yahawe amazina Resen Parish Crooks. Nyina ni Afeni Shakur, impirimbanyi yo kwishyira ukwizana n'ubwigenge bw'Abanyamerika b'abirabura bo muri leta ya New York. Yari umuyobozi ukomeye wo mu itsinda rya Black Panther ryari rishinzwe kurinda Abanyamerika b'abirabura uduce batuyemo no kurwanya ihohoterwa bakorwaga n'abapolisi b'Abanyamerika b'abazungu. Gusa umugabo wa mbere wa mama wa Tupac, Ama Shakur, yitwa Bill Renlander. Gusa ise wa Tupac yaje kubasiga Tupac afite imyaka 5 yonyine, yongera kumucira igera ku myaka 23. Yavugaga ko yarazi ko yapfuye. Nk'uko mwabyumvise, nyina wa Tupac ntiyari yoroshye na gato. Bavuga ko yarajengereje inzego z'umutekano n'iz'ubuyobozi bwa leta ya New York. Bavuga ko kandi yabyaye Tupac afite ibirego 150 aregwa bijyanye no kwigumura ku nzego z'ubuyobozi za leta ya New York. Umva uko umufurere wabaye hafi umuryango wa Tupac avuga. Ati, Afeni Shakur nimba umufata nka mama wa Tupac cyangwa se ukamufata nk'umwe Tupac yaririmbye muri Dear Mom, yewe haba hari byinshi utamuziho
kuko arenze ibyo ngibyo rwose. Avni Shakur afite ibigwi by'impirimbanyi byakabaye byigwaho ku ruhande birenze kuba mama w'umunyamerika w'umuririmbyi ndetse n'ibindi. Yego, nubwo Tupac ari igice kinini cy'ingenzi mu buzima bwa mama we, ariko hari urundi ruhande rw'uko mama we ari impirimbanyi yo kwishyira ukizana kw'abanyamerika b'abirabura muri leta ya New York ndetse no muri Amerika muri rusange. Uwo yari Derek Mohammed, umufurere yabaye hafi cyane y'umuryango wa Tupac Amaru Shakur. Mu 1986 ubwo Tupac yari afite imyaka 26 y'amavuko, 15 y'amavuko, ubwo yari asoje kwiga umwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye, umuryango we wavuye New York ujya Baltimore mu burengerazuba, ahita ajya mu ishuri ryari riri muri ako gace ryigishaga ubugeni. Aha yahize ibijyanye no gukina amakinamico n'amafilimi, kwandika imivugo ndetse n'ibindi. Aha ku ishuri ryabo haje kuba performance yitwara neza ku buryo bagenzi be batitegaga, afashijwe na mugenzi we witwaga Dana. Nyamara ibi byose yabikoraga bagenzi be bose bazi neza ko ari umuraperi. Mu 1990 nibwo yatangiye kugaragara mu ruhame, ubwo we na bagenzi be bashyiraga indirimbo hanze, indirimbo yitwa Hamid Dance. Mu mwaka wakurikiyeho Tupac yahise agaragara muri filimi yitwa Nothing But Trouble. Aha Tupac ntabwo byamugoraga kugaragara cyangwa gukina mu mafilime kuko yari yarize ubugeni, gukina amakinamico n'amafilimi n'ibindi byose bijyanye no gukina amafilimi, kuko na nyuma y'iyi yagaragaye no mu zindi nyinshi zikurikiranye. Mbere y'uko atangira urugendo rwe wenyine, carrière solo cyangwa gukomeza umuziki wenyine, yakoranye indirimbo na Mac G, yaririmbanye na Shock G ndetse na Money B bo mu itsinda rya Digital Ground ku ndirimbo yise I Get Around. Tupac uko yakomezaga azamuka mu ntera niko kariyeri ye yanzwe no kugirana beef na za groupe twagiye tuvuga. Reka igice cya mbere tugisubikira aha, tuzaza dukomerezaho n'igice cya kabiri. Mwari kumwe nanjye Titi Chris. Ciao ciao.